mwakijwe n'ubuntu bwo kwizera, ibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ibyavuye ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turi abaremwe byiza muri Kristo Yesu Imana itegurishera kugira ngo tugenderemo. Amen. Imana ishimwe. Twakijijwe n'ubuntu, twari dukwiye tuzuza ibyaha n'ibicumuro, ariko Imana ishimwe ko yatuzuye. Haleluya. Amen. Imana ishimwe ko yatuzuye rwose, ariko twari dukwiye kandi twari dukwiye urupfu rubi. Hanyuma rero iyo umwigisha ari kwigisha ijambo ry'Imana cyangwa ko arimo kuririmba, mpamvu nkunda ijambo ry'Imana, iyo bigenze bityo nicaye imbere nkinga ibyumba by'umutima wanjye, kuko numva ari njyewe uri kubwira, agomba ndi kureba umuntu twicaranye. Nawe uyu mwanya rero wowe ngiye kubwira, ntabwo ngiye kubwira uwo mwicaranye, ntabwo ngiye kubwira uwo nasize mu rugo, hato naza kugira icyo muvuga ugahita uvuga ati kanaka yahava ngo yumve ukuntu bamushishura, kanaka yahava ngo yumve ukuntu bamubwira we uri guhindukira. Oya, Imana yantumye kuri wowe wicaye aha ngaha, wowe ntabwo ari uwo mwicaranye, nta n'ubwo ari wicaye hariya, ni buri wese aha uretse mu giti cye Imana yamutumyeho. Hanyuma kubw'iyo mpamvu ubu ngiye kuza buri wese agira icyumba cy'umutima we, mukinde ibyari byanditse mubanze mubyanure, hatagira usohoka ajya kwanura, abasize munasize amaposho byanze ihangane, muraza kugira mugire mubisange cyangwa muri Imana yayo itunganyije, ariko imitima yayo ibiri aho ngaho kugira ngo tuganire neza ijambo ry'Imana. Ntihagire utekereza ku bindi, turebe ijambo ry'Imana tuganire, kuko nanjye ndimo kwiga, nanjye ndetse namaze gukiga icyumba cy'umutima wanjye, namaze no kugeramo nifashe neza. Tugiye kuririmba indirimbo rero ijana na gatanu, indirimbo zo gushimisha Imana. Kimwe umutima wawe uyiririmbe amagambo yose yatekerezaho neza, uwigoma ntacurange, abacurange bariye bonyine. Akavuga keza kameze neza, kavuga bw'Imana. Imbere mwikoze wese amagambo y'ushaka kumvirize, ushaka kugenda ufite, ariko ayo magambo yaririmbe neza, iyo ndirimbo nayo igutuye kuri uyu munsi. Tuzakora iki? Imana yonyine yamboye, yavuye se kuki, yavuye kugushaka, Imana yonyine yamboye, Yesu wenyine wantoreye, urirwa mw'ijuru mugamije, mwese nimumenye yuko umukiza wacu ajya asanganira abaziwe. Mwese nimumenye yuko umukiza wacu ajya asanganira abaziwe. Kuko nari mwiza habe namba, n'ubuntu bwa Yesu yangiriye, yambabarije kuri wa musaraba, ndetse yabambanye ntawambuze, yarambabarije kuri wa musaraba,
bye mwami Yesu Yesu amubera nyanduje Kasha kamuvuga Simuruzime More mwariwe Nika Yesu Kasha kamuvuga Simuruzime More mwariwe Nika Yesu None maso yanjye nawe munwa wanjye mubiri ese mushimishe uwamuye n'ukuri ibyaremwe byose tumushime ese mushimishe uwamuye n'ukuri ibyaremwe byose none maso yanjye nawe matwi nawe munwa wanjye mubiri ese mushimishe uwamuye n'ukuri ibyaremwe byose tumushime ese mushimishe uwamuye n'ukuri ibyaremwe byose Haleluya. amen nukuri haleluya nukuri amen Dushima Imana ko yatugiriye neza cyane. Imana nihibazwe. Imana ikigoheye cyane. Muri iri jana rino bokera twarimbata. None turi inshuti za Yesu. Kubimbata mu cyari kubimbata. Imbata. Kubimbata ni ukubimbata cyo kubimbata y'umuntu. Ni ukubera kugira ngo jya cyanga. Nta kuvuga ngo kubera ikintu yose ngo waretse ngo mudagere ko ya nari kugenda wibuze ambara ubusa ugahita ubwambara uno mutuna hariya hakurya ugahita ugenda uri kubibata urumva nyine uburimbata nyine nta kintu cyo ntazi nayo nta kurekana abakundi nyine n'ibyo niko kubibata ariko ngo twaribata kera ariko ngo turi ubwoko bw'Imana haleluya twari abagaragu ariko turi inshuti uriya umugaragu w'umuntu nta menye ko se atekereza nta mubwira imishinga ye nta n'umugaragu wamugisha inama mwari mubizi nta mugaragu wamugisha inama umugaragu buriya hari n'abantu bagira cyangwa bagira umuco mwiza cyane umugaragu nta n'ubwo wamushima umugaragu umuntu ufite umugaragu nta n'ubwo wamushima kuko baramuhemba bamuha ibihembo byayo biri aho ngaho ariko twe twabaye inshuti haleluya amen akiri inshuti za Yesu inshuti yawe uyigisha inama ufite amafaranga ya naya ufite umushinga uri gutekereza buriya wagira nama ntabigenza gute inshuti yawe uko ari inshuti yawe ikakubwira uti tubigenze inshuti yawe ntawe uyihisha inshuti yawe urayibwira inshuti yawe uyigisha inama ariko umugaragu nyine aba ari umugaragu yonyine
Amen. Imana ishobora gukora inshuti za Yesu rero ntabwo tugira abagaragu. Imana ihimbaza. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana twasomye ryatubwiye ngo gukizwa n'ubwo twakijijwe n'ubu ibyo bintu byose kuba inshuti za Yesu ni ubuntu Imana yatugiriye. Imana ishimwe cyane. Umuririmbyi Ijana rero 15 ariko ubuntu bw'Imana butangaje ntabwo ari ubuntu gusa busanzwe kuko arabonye bagirira ubuntu nyine umuntu wabigira umuntu pe yarumva akagira ubuntu ariko ubuntu bw'Imana bwo buratangaje. Haleluya. Buri hejuru y'ubundi buntu mbese buri hejuru y'ubuntu bwose. Imana ishimwe. Ubuntu bw'Imana rero butangaje niko bwadukuyeho yabigoye byavuye kuki ni kugushaka kw'Imana yose. Imana yaratubohoye. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Imana yaratubohoye kandi idukora ku maso tubasha kubona ko twari turi mu mwanya. Iyo twari turi mu kuvuga umuntu uri mu byaha umuntu Imana itarakora ku maso umuntu Imana itarazigira iminyururu y'umubiri niyimukuyeho ntabwo abona ko gusiga ni bibi. Gusiga ni icyaha ariko nagahugira bibi cyane hari icyaha ariko akabona ko kuba bibi cyane. Umuntu ufite amashuri ye umuntu w'icyubahiro baramubaha ugasanga yashinze arekurera ibintu by'igenda babwira mwagiye mubona abantu bari abayobozi umuyobozi ukomeye mubyara cyo mw'ikoranabuhanga umuntu ari ku ntebe ikomeye turamubaha turanamutinya ariko wajya kubona ukabona inzo gusiga byamukuye kuri yanjye bivuze ngo rero ubuntu bw'Imana bwatugiriye neza. Haleluya. Amen. Twagiriye ubuntu dukorwa ku maso babibona bakoze ku maso babone ko bya bintu barimo ari umwana hanyuma babireke. Imana itugirire neza cyane. Ubwenge bwabo bwabapfiriye ubusa kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwenge umumaro w'ubwenge ni uko burinda ubugingo bw'umuntu. Ba bandi bagize ubwenge ujya kubona abantu bafite ubwenge ariko kubera ko batagira ubwenge bwa bwenge ni gukora icyo bugomba gukora bukabafasha gukora ibibi no kubeshya no gukora amanyanga. Bwa bwenge bwabo bugapfa ubusa urumva nta mumaro wabo kuko ntabwo bwarinze ubugingo bwabo. Bakiri mu isi bagiriwe bahuye n'ibibazo batakaje ibyari byonye zabo ariko igisigaye imbere banabikiwe ibihano. Imana itugirire neza cyane ariko Imana ishimwe ko twagiriwe ubuntu kuba wicaye aho ngaho uri umukristo wemera kwakirwa ukinjira mu nzu y'Imana. Umuntu wicaye akaba yarambuye isakoshi ye hasi umuntu wicaranye akaba atariye umwana rero nkuriya mubyeyi ati umwana arimo kureba inyuma ubwo kuba umejeje kuko uzi ko umuntu uri inyuma yawe atari umurozi uramutse uzi ko ari umurozi wagafatira hano imbere yawe kugira ngo ucunge umunwa wawe. Kuba wicaye mu nzu y'Imana rero nta muntu kugira ngo uri umurozi uri butabikira umwana imbere ni ubuntu bw'Imana wagiye. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Kuba uririmba muri korali baririmbye ni ubuntu wagiye kubera uri kuza kugira abantu ngo Yesu agira neza mu ngwino urimo guhamagara abantu ngo nibaze kwa shobuja nuko ari umuntu wagiye shobuja yaremeye shobuja atatwese yakuwe kwemereye muze hanyuma ujye ubwira n'abandi bakariba bawe ubu waza bagiye mu rugo batangira guha abantu kari gusa ubwo nakwemera umwana ntabwo nakwemera gutangira kari iwanyu ariko ubw'ubuntu bwinshi. Haleluya. Amen. Twemerera tuzana mu rugo tumaze no kwakira twemerera no guhagarika abantu twemerera kubaha ikaze nta musizi yaza ahangaha cyangwa umusambane wahabaho kari kubira umuntu udakijije yashaka kugira icyo agenda agasohoka ubwoba bugahita bugenda isoni zigahita zigenda ubundi agatangira igitekerezo. Icyo gitekerezo nicyo gipfuye mu kabyara niyo umuntu yari nyamukiretse umuntu umwe abona umukwiriye atanyweye yamara kumwiza baganira ku mwana w'umukecuru uwo muntu uzi ko urimo ukuntu harimo uburyo bwinshi ariko Imana ishimwe ko ikimara kudukora ku maso twabonye ko twari turi mu buyobe bukomeye cyane. Imana ishimwe ubuntu bw'Imana butangaje rero twari tuziritse twari tuboshye cyane ntabwo twifasha kuyikura uzi utekereza ko nta benshi bababaye kuba haba wicaye hari abantu benshi bari hanze hariya bababaye ariko ikibazo ntabwo babibona none se gute kandi batakozwe ku maso bafite ibyo guteka kandi baziritse ariko Imana ishimwe ko yarakuzituye amaboko yarabanje gukora ku maso maze gukora ku maso ubona ko ibintu uri bwe wicaye mu mwanya utangira kugambira guhita ubihaguruka ukava mu mwanya wicaye mu mwanya. Imana irangije ko kabyara ya migozi irayica iyo ugiye no gutera intambwe rero ubivamo winjira mu nzu y'Imana. Imana ishimwe cyane kandi barabubake arangije rero arangije bitari gatatu ngo none icyo gusaba mwami Yesu ingeso babo biyanjye zashaka kubyuka ziri mu muziki zirahari urumva zirabyuka
ibicumuro byacu